njya muri dushe kwa kundi dushe zogeramo abantu benshi noneho ariko dushe nkaba narajyaga kuyogeramo nkabonamo ibintu by'umweru mbese n'ibimwira naho urabona umuntu w'umwana nta bintu byinshi abazi cyane nongeye icyo gisho nasangaga mama hitaga nyifata nkoka noneho igihe kimwe kiza kugera mbona mbuze imihango noneho ndangije ndavuga ese byagenze gute mbyibazaho cyane njya kure ntegereza ukwezi kwa kabiri mbona wapi nindangerageza no kwikuramo kuko nibazaga ukuntu nzabyara umwana ntazi papa wiwe se ntamenya mbibwira nde biranyobera mbese bivuze ngo ni igipangu cyabagamo inzu nyinshi yego none ndangije wari uvuyemo se uherukamo wibuka isura ye ujya muri dushe umuntu waherukagamo umuntu waherukaga muri dushe mbere yo kwijyamo wapi ndibuka ubwo umwana yamaze kugera ko nk'icyumweru kwa kukuntu umuntu atangira guheka umwana yatangiye gutaka akantu ngo nanjye ndamuheka ndavuga ngiye kumujugunya kuko numvaga ntazarera umwana ntazi se nzamurera gute mbese urumva byari byaranyobeye ndabyuka ari mu gitondo ndagenda kubera uwo urumva n'umutwe byari byaranze mbese ari ibintu ndi kwibanira ngiye ubwanjye nanjye narabuze n'ahantu mbihera numva ntabona n'undi muntu mbiganiriza inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri ubuzima twizere ko mumeze neza muri wese atandukanye ibyo murimo byose n'ibyo mukora byose bibahire namwe ubwanyu muhirwe ubuzima nkubwiza ukuri ko burya nta mahirwe abaho nibyo amahirwe abaho ariko kenshi hari icyo natwe tuba twakoze ntabwo amahirwe rimwe aza ngo adusange mu cyumba aho turyamye ntabwo aza ngo adusange muri saro aho twicaye ntadusanga aho twigungiye adusanga muri cya gihe twagiye kugerageza ukavuga uti nagize amahirwe ariko nureba uzasanga hari uruhare rwawe wabigezemo nibyo no kubasenga burya byanze kunze barakubwira ngo uruhare rwawe n'uruhe ukora iki kugira ngo ubashe kuba wabona iki ngiki ni byiza ko tujya dushyiramo imbaraga zacu mu gukira ibikomere byacu mu gukira agahinda kacu mu kwakira abo turi bo mu bikomere twahuye nabyo turi abana mu bikomere twahuye nabyo by'umweko no mu buzima bwacu bwa bukure tuba tugomba kwakira ibito byose ukavuga uti nibwo buzima uyu munsi utangire wakira igikomere ufite mu buzima bwawe uyu munsi utangire wiyakire ukuri birashoboka ko hari utuntu twinshi cyane turi mu buzima kenshi tugucanga rimwe na rimwe ukibaza ngo kubera iki kintu ari igihe cyabayeho kubera iki aryewe ako kabazo kenshi ntabwo ukibaza uyu munsi rero niba ari uko nguko bimeze tera intambwe uvuga uti ni uko byabaye hari n'undi buriya wicaye hariya utekereza ko yahiriwe ariko nawe yibaza ako kabazo kubera iki nanjye kino cyambayeho twese tuba dufite utubazo twibaza ariko tugira uruhe ruhare kugira ngo dukomeze ubuzima tubeho hejuru y'ibyo bibazo byose turi mu isi ihanda turi mu isi y'amahwa turi mu isi ikomereka turi mu isi ikomeretsa cyane uyitambuka muti tambuka we uzi ariko ubuzima budakunda ndi kumwe n'umukobwa ahangaha yitwa Muhoza afite inkuru nashatse kumwita Byishimo kubera ko kuva duhura afite ukuntu afite surire kabisa araseka afite ibyishimo muri we Muhoza uraho neza umeze neza ndameze neza nijya cika nko kwita Byishimo mbabarire guha amazina menshi nuko ko wishimye cyane ko twahuye nkabona ufite njyewe rero ni ikintu cyanshimishije cyane buriya hari ukuntu ubona umuntu kuri social media uko umubonye ukabona niko wamubonaga njyewe kenshi birantungura mba nashyizemo no kwishima kubera mba narabonaga uwo muntu none namubona nkumva ndishimye ubonye uko wambonaga ariko bimeze mani kuri oya nicyo cyatumye wisekera ubona wishimye se ariko njyewe ubusanzwe urishimye ngerageza kenshi kuri
kurenza ku mibabaro yose twagiye duhura nayo. yego ko numva se tugiye kuganira nkumva ni umubabaro ahubwo Yego. it's okay umuntu atanga icyo afite sibyo ujye gutanga ibyishimo utabifite ntujye gutanga akabaro utagafite utanga icyo ufite mu mutima wawe sibyo ntukabe udakwiye kuba we utari we tujye kuganira nawe rero ufite inkuru yawe y'ubuzima ibyo waciyemo ibyaguhangayitse n'uyu munsi ukibaza ngo kubera icyo ari gihe byabayeho kubera iki byaje mu buzima bwanjye byagenze gute muhoza njyewe muri yanjye ahantu yatangiriye njyewe navutse navuga igihe navukiye nta kibazo nta hantu nturuka hose bitakubangamiye yego njyewe navukiye mu karere k'amajyepfo mu ntara y'amajyepfo akarere ka Muhanga umudugudu wa akagari ka Tyazo ngomba kuvuga hose ntabwo ari ngombwa ikomereze yego none inkuru yanjye ijya gutangira rero yambabaje cyane nkagera ahandi numva niyanze ahandi nshaka no kwiyambura ubuzima ndakura ngera mu myaka 16 urumva nari ndi umwana ntabwo nibuga kure neza ubwo nza kujya ahantu njya muri dushe kwa kundi dushe zogeramo abantu benshi noneho ariko dushe nkaba narajyaga kwiyogeramo nkabonamo ibintu by'umweru mbaza se nibimwira naho urabona umuntu w'umwana nta bintu byinshi abazi cyane nongeye icyo gisho nasangagamo nahitaga nyifata nkoga noneho igihe kimwe kiza kugera mbona mbuze imihango noneho ndangije ndavuga se byagenze gute mbyibazaho cyane njya kure ntegereza ukwezi kwa kabiri mbona wapi noneho kwiyakira biranga ndakomeza ndategereza bigezeho amezi 3 mbona ko bya bintu byahinduye isura mbona ko nshobora kuba narasamye ariko ntekereza ukuntu nasamye birancanga bimbera amayobera yewe ku buryo kwihangana umuntu nishyikiragaho nkabimubwira yewe nindangerageza no kwikuramo kuko nibaza ukuntu nzabyara umwana ntazi papa wiwe se ntamenya mbibwira nde biranyobera mbese ngo mu gihirahiro ngo ndangije ndatwita muri kwa gutwita ubwo ntago nabanaga na mama nabanaga n'umuvandimwe aho ngaho nogeraga muri iyo dushe nari naraje kuhava nombana n'umuvandimwe wanjye wenda se ahantu wogeraga ye muri dushe rusange yari dushe rusange ijyagamo abantu benshi cyane bivuze ngo ni igipangu cyabagamo inzu nyinshi yego none ndangije wari uvuye munsi uherukamo wibuka isura ye ujye muri dushe umuntu waherukagamo umuntu waherukaga muri dushe mbere yo kwijyamo wapi ntawe nzi pe kuko nanjye byarancanze biranyobera bimbera amayobera cyane noneho abantu bose nishyikiriyeho nkababwira uko byagenze ndavuga hoya ntago rwose ndanayibyara nta n'umuntu nabihingukiriza sinigeze mbonana n'umugabo mbese ubwinda ngezeho gerageza no kwikuramo inda biranga bimaze kwanga ubwo mama nabibwiye nawe biramubabaza cyane akama ibiti by'ibinyarwanda nanjye ntazi kugira ngo ivemo yego ndabiranga indabiba ngombwa ko nyibyara ko nayibyaye ntaripimishije nyibyara ntarigeze na rimwe kubera ntari narigeze niyakira nta na kenda na kamwe nigeze ngura k'umwana kuko numvaga njye muri nje inda yanjye atari n'umuntu urimo ari nk'igikoko ndanyijwe ngo mbona ndabyaye yimuhereza yego njyara gutya nta kintu kimwe niteguye ngiye kubona mbona mbyaye umwana w'umukobwa n'umwana w'umukobwa mu kumubyara ahubwo hagataho nari naragiye kwa mama Muhanga noneho umwana avuka nk'abandi bana ako sinipimishije
nta kimenyetso na kimwe cyo kwa muganga mfite kigaragaza koko nigeze nipimisha. Ndangije ndavuga ariko biri kose uyu mwana ntabwo ngewe nshobora kuzamurera, sinzarira umwana ntazi se. Ariko usibye umumama umwe nabiganirije akaba ari we ufasha. Noneho ndangije cya kintu nyibika ku mutima, numva ko ari njyewe ugomba kubana n'icyo kintu. Noneho nibwo nabyaraga, maze kubyara cyakora cyo mama ikintu yamfashije, yaragiye nyine yabonye ibibazo mpuye nabyo, agenda ngurira twenda tw'umwana, ntabwo yangurira ibintu by'ibirenga, yangurira utuntu dushobora kwifashisha, ariko yatungurira. Ntabwo nigeze niyakira ko umwana nzamurera. Ndibuka ubwo umwana yamaze kugera nk'icyumweru kwa kukuntu umuntu atangira guheka umwana yatangiye gutaka akantu. Ko nanjye ndamuheka ndavuga ngiye kumujugunya. Kuko numvaga ntazarira umwana ntazi se, nzamurera gute? Mbese urumva byari byaranyobeye. Ndabyuka ari mu gitondo ndagenda, kubera uwo urumva n'umutwe byari byaranze. Mbese ari ibintu ndi kwibanira njye ubwanjye, nanjye naravuze n'ahantu mbihera, numva ntabona n'undi muntu mbiganiriza. N'umumama kugira ngo mbimuganirize sinzi rwose byari byarandenze. Nuko ndagenda njya ahantu ku musozi ndicara, ndavuga ntabwo nshobora kumurera, njye numva nta n'urukundo na ruke mufitiye. Ndicara nkumva sinanamuha n'ibere, nkamureba nkumva sinamwishimiye. Ubwo umwana ndangije ntageze nko mu masaha ya saa yine kuri uwo musozi. Ubwo maze kuhagera ndaryama ndaruhuka, kubera ubwo nari nananiwe, urumva nari narafata n'akabaraga. Ndaryama ku musozi ndaruhuka n'umwana, ariko nkavuga nibwira ndagenda mutereka ahantu gutya ku gipangu, ahantu gutya ninshobora kuzazagira kuzaba namukenera, nzagenda imbaze nko muri yo quartier wenda nshobora kuzazajya mubona. Njye ni gutyo nibwiraga. Noneho ndangije ubwo ndaryama, mbonye bisa nkaho bugorobye mu masaha 12. Ndavuga rero hano hantu ndabona hari guca abantu benshi, reka njye kumujugunya ahantu ku musozi, ariko ahantu hari amazu kuryo ari umutoragura, ariko nkumva ko nta gikoko cyamurya. Ngo ndangije ndagenda, mfata urundi rugendo ndagenda n'umwana ndamuhetse. Mpageze ntabwo nendaga kumutereka, nkabona hari guca abantu benshi. Nongezeho nkabona abantu bose ari babimenye ko ngiye kujugunya umwana. Kuko urumva nariyakira, nkibaza ukuntu mfite umwana nta wundi muntu tumufatanyije, utazi uko wamutwaye, ntazi uko namutwaye. Mbese byarambereye ihurizo, byarancanze. Ku myaka yanjye nari mfite ndi n'umwana. Wowe ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 16. Ndangije ubwo burira najya nko kumutereka nkabona abantu baraje, ndangije umutima urandya. Mama akaba yaravukanye kibibi mu kirenge, kibibi kinini, mama akaba yarakize. Ndangije ndavuga rero, ndatekereza ndavuga iki kibibi bafite, niba namutoragura bashobora no kuzazamujyana mu makiriziya mu nsengero bakarangisha, bikazagera kuri mama ko ari njye wamutaye, kuko urumva yarafite ikimenyetso. Nagize gutya umutima, niba ari nk'Imana hari yavuze ati uyu mwana ajya agenda umurero uko uzazamurera kose azabaho, ndongera nsubira ndikurira cyane, ngera mu rugo ari nijoro ndaryama. Uwo munsi wose sinigeze njyama, agahinda kenshi cyane ku mwana, nkabona nta rukundo na ruke mufitiye. Ubwo ndangije umwana arakura, mama wanjye mbere imfura yo kabyara n'ubwo Imana impumugisha ahari. Noneho akazazajya agenda, ukagiye mu isoko, kuko urumva njye nta n'ikintu nari nifitiye, nkabona nzaniye akenda. Umwana ubwo arakura, aho amariye gukura agera mu myaka 3. Ndangije ndavuga rero urumva nanjye nari maze kugenda nkuramo. Ubwo ndangije ndavuga rero maze gukura, reka musigire mama njye gushakisha ubuzima. Ubwo ndaza njya ku muvandimwe wanjye handi nabaga. Ubwo niwe bambwiye ati uze ujye ushakisha ubuzima urebe ukuntu no mwana we yabaho. Ubwo ndagenda biraka byose nabonaga narabikoraga. Noneho aza kugira umumama w'umushuti wiwe, arambwira ati ariko mfite mukuru wanjye ashaka umukozi.
ubwo rero bihura nuko nandiko kwa mukuru wanjye none nabonaga karaka rimwe na rimwe bihura nuko nandiko kwa mukuru wanjye meze nk'umushomeri arangije aravuga ati umuntu wanjye arahari yajyayo ubwo njyayo maze kujyayo ndagenda ndahakora nahakoze imyaka 2 none ubwo mu kuhagera naho nahuriye n'ikigeragezo gikomeye cyane ndagenda nsanga n'ahantu mu bakire pe ariko nsanga nti ahantu bakoreshaga ngo abakozi 3 nsanga kubera ukuntu abakozi basitresaga mama nsanga ari gukoresha umukozi umwe ari njyewe misanga ari njye nyine ndahakora yari wa muntu wagendaga hanze kansigira abana mbese kansigira urugo ngo ndahakora ariko akaza buri umuntu mukoreye neza arashima none kubera ukuntu namukoraga neza ibintu byabona ko biri ku murongo abana be mbakunze nta kibazo kaza kambira ati rwose pe abana bafashe neza nkabona aranyongeje nta kibazo buri umuntu kwangeza aba yagukunze ubona mukoreye neza noneho ndakora mu gihe cy'umwaka nibwo yabonye ko nanjye nyine undi muntu mfasha arangije aravuga rero ariko mu kuvuga ngo yabonye ko ari undi muntu koko nyene umuntu wamfasha ko ngubwo haje kuza umuntu w'umudamu turutse Uganda none arahaza amara ibyumweru 2 amaze ibyumweru 2 ahora nzi ko ari umushyitsi waje aho ngaho kubasura nubwo yaje kukumbwi nyuma ambwira ngo yaje kubona ko ari akazi kenshi ubwo mudamu yarahari arangije aravuga ati uyu umukozi nakuzaniye umuntu tumaranye ibyumweru 2 nanzi ko ari umukozi mujyanira amazi muri douche none ambwiye ko ari umukozi ndafika isibona uko cyatabimbwiye kare mbese birancanga nuko ari kugira ngo aneke niba njye ukuntu nitwara muri urwo rugo ariko ikintu nashimye Imana nta kintu kimwe kibigeza nkuraho ubwo umukozi turabanye turahaba twamaranye nawe ndumva twaramaranye hafi umwaka ngo turahabanye umukozi ambera umwana mubi ariko akakambera umwana mubi nkihanganira ikintu kuko njye nari nzi ikintu nashakaga kuzi icyo ushaka ubwo wa mwana ari mu rugo kwa mama agira gutya nkamufasha nkamugura mbese ibikenerwa yari atarajya no ku ishuri ubwo akaba ari ahantu habaga abana b'abahungu noneho ibyumba twararagamo ari douche twageraga muri douche yo mu nzu yari inzu nini cyane irimo ibyumba nk'umunani ndi buyikorope nkanamenya mbese ibintu byose mbese ubwo yagiye kuza naho ngo wabona ko ari akazi kenshi wenda twagiye ku yindi nkuru sibyo ndashaka kumenya iby'umwana ubuzima bwakomeje gute umwana ubwo ngo yarakuze mbonye agejeje imyaka 3 waje kumukunda se naje kumukunda nyine kwa kukunda urabona iyo wonse umwana ugeraho ukanamukunda noneho hari ukuntu umwana agera ahantu aseka umuntu utakunda uramwana sinzi umuntu yakunda buriya umwana nubwo bwo namwanze ariko hagenda gashira iminsi je nabonaga biri kugenda biza ngenda mukunda ko nibwo yageraga mu myaka 3 ndangije ndavuga reka musidire mukecuru ngiye gushakisha ukuntu nyazabaho none icyo gihe mama wigeze umubwira ko umwana uburyo wamusamyemo nanisa nabyazi abantu bibwiye n'abantu babiri ni wowe n'undi mukobwa mushuti wanjye nese ko kimba mutamusobanurira ntabyo nigeze musobanurira ntabyo nigeze mubwira ubwo utwita ntabwo wari warigeze ubonana n'umugabo uwo ari we wese na rimwe ku myaka 16 ngo byaba gikomeye kingana gute urumva njya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kumujugunya ni ibintu byari byarananiye kwakira mbese umuntu nabashe kubiganirizaho no mama wamfashaga kuyikuramo ibiti by'ibyatsi niwe muntu nabashe kubibwira byanze ndangije ndaceceka ngeze no mu rugo mama nyine abona ko ntwite ariko urabona buriya n'abamama bo mu cyaro hari ukuntu batagira ikintu bitaho
ntiyakubaza ngo byagenze ntiyanambaza nyine abona ko ari ibintu biri aho abona ko ntwite nawe hari niba hari bibatera nk'ubwo bahari bwo kubaza abana nje sinzi ukuntu hari nabifata arandeka ndabyara ariko yaramfashije n'ukuri Imana imumera umugisha yaramfashije nkoreye ibintu ngewe ubwanjye ntari kwikorera kuko iyo myenda umwana yambaraga nta n'umwe narigeze ngura nawe rwose kuko numvaga ntazamubyara numvaga ninamubyara ntazamurira kuko numvaga ntamukunzi ntabwo mu by'ukuri wigeze usubira muri cya gipangu wafatiyemo inda urebe abasore bahari uvuga uti wenda uyu musore ashobora kuba asa n'umwana wanjye iki gitekerezo ntabwo cyakujemo ntabwo nigeze mbikora kubera iki sinzi impamvu nanjye kubera urabona muri Kigali njye naje gutekereza ko muri Kigali urabona abantu baba bimuka ni abantu b'abapangayi babagamo naratekerezaga wenda barimutse ni mu kihe gice cya Kigali hariya muri Nyamirambo hafi na stade ubu ngubu hari umusore runaka cyangwa umugabo runaka wenda yabaye umugabo ufite umwana ahantu runaka atazi ko yabyaye buriya iyo ubitekereje gutyo iyo mbitekereje ndababara cyane hari n'igihe nicara nkabikurura nkayurwa ukuntu amarira aje nkumva mbese ni ibintu bincanze ugitekereza nko kuri papa wese wenda ukuntu yaba ameze ubuzima yaba abayemo nanone hari igihe njya ntekereza nk'uko ku mwana nambaza nzamubwira ngo iki nawe yaracecetse aranyura kandi yarakuze bafite imyaka 15 yarakuze ubu ngo ariga segonderi gusa mama hari igihe mu minsi yashize yamamagaye bajya gukora ibya leta nambaza ngo mubwire amazina y'umwana ndamubwira rero nimumbaza amazina y'umwana andika irya papa wanjye niyo bandikishije amazina ya papa wahubwo papa wanjye bambajije amazina ya papa wiwe ndabwira rero ibyo nimubimbaze ko mba numva nta n'umuntu wabimbazaho mba numva ari ikintu kigomba kumba ku mutima wanjye nta muntu wagomba kumenya ibyanjye mbese hari umenya niyo mpamvu bihora bimbabaza ndamubwira rero nimumbaza amazina ya papa wiwe wandika aya papa wanjye ubwo yanditseho ya sogokuru ubwo ngubwo ndangije rero umwana mbese ubwo urumva yarakuze ubwo ngubwo nyine nyuma njya gukora aho ngaho nibwo ubwo naje guhura n'ikindi kibazo naho kinkomereye no njya gukora aho ngaho ndagenda urumva nimo amaze umwaka ndi kuhakora njyenyine ariko inzu yaho mu madushe yaho hakaba nta ntuza zitarafungwaga n'icyumba cy'abana kimwe ntago cyafungwaga mbese binuza byari byarapfuye by'ibiponya noneho nanjye icyumba nararagamo ubwo nakiraranagamo n'undi mwana w'umukobwa nacyo nta ntozi iriho noneho urabona nta rufunguzo byari byarapfuye binuza byo gufunga none ndangije najya kujya murabona kwa kundi urabona ako kazi nakoraga ndi umuntu umwe naragenda nkajya kuryama mbese nkirika nk'igiti ari ahantu nkora nkageza nka 6 z'ijoro ndi ku ipasi ndi gutera ipasi ariko kubera ni mari yara amaraso y'ubwana numva nta n'ikintu bimbwiye noneho nkageza nka 7 akaribwo njya kuryama urumva iyo ugiye kuryama umeze gutyo n'umuntu ashobora kuza kugutera akakujyana aho yishakiye noneho haza kuza umuhungu waho ntago yahabaga umuhungu mbere ikigeragezo najya nko muri douche nkajya kubona umuhungu wa boss yego mbese yahoraga acungana nawe niba ugiye muri douche kandi igihe ngenda nkasanga agazemo iyo ukora ahantu buriya hari ukuntu uhura n'ikibazo ukibaza se nimbivuga bashobora kuvuga ko ari njyewe mbese ukaba hagati nk'ururimi noho rimwe arambwira ati umunsi umwe nzaguhemukira nkimbaza ikintu azamemukiraho numva biranyobeye ariko iryo jambo ararimbwira noho rimwe ndibuka icyo gihe bari basohotse we aguma aho ngaho noneho arangije acunga njye muri douche yansanze muri douche umuhungu wanga gusohokamo byarangiye mfatiyemo maze kumfatiramo icyo gihe wari wambaye swime gusa
nari ndi muri dushe nyine nsanze muri dushe nsheje ndiko yego ubwo urumva ninjye wari aho ngaho njyenyine ubwo amaze kunsangamo arangije arabanza arampenda ndamubwira wapi nangije ntabwo byashoboka ugomba kumpa ndamubwira we ntabwo bishoboka yewe icyo gihe akoresheje imbaraga ubwo kuvuga ngo ndabibwira umukoresha wanjye ntabwo byambera ikibazo kubera njye nzi ikintu nshaka naravugaga naje gukorera umwana wanjye nimbivuga bishobora kuba ikibazo bikaba ikibazo kuri wa mwana nanjye bikaba ikibazo ugasanga n'akazi ndakaretse ariko sinsimenye ingaruka iri bukurikireho ubwo ndahaba urumva narimo amazi umwaka hafi imyaka 2 ubwo nta mukozi yari yaraje ariko yari yaragiye muri konji iwabo ubwo urumva ko ni njyewe n'uwo muhungu twari duhari ubwo mwarangije biba bigenze gutyo ngiye kubona mbona hashize ukwezi mbona nanone mbuze imihango mbona ndayibuze ntago nayibuze aho ngaho ntago nayibuze nkihari ubwo uwo ngo twakoranaga yaje asanga yarajeje tugirana ikibazo ndangije ndavuga igihe hereye mbangamira umwaka wose nakoze hano ko nakoze neza nta kibazo kuko mbangamira gute ndavuga aho yakari wa muntu w'umunyamafuti amafuti nkagerageza kuyihanganira rero ndavuga aho ya ngomba kuhava nkagenda noneho ubwo ngubwo nuko hava ngiye ariko ndavuga ngomba kubibwira mabuja icyo dupfuye ntazabone ngiye atekereze ko hari ibintu ngenda nzamubwira ikintu kinjyanye ubwo mabuja nagize gutya ngerageza kumubwira ibintu binjyanye mbona ntiyanyumva bari babantu yaramuzanye aramuzana akabuza abana baho kuvuga ikinyarwanda kandi nta rundi rurimi nzi kabwira mujye muri katwivugira icyongereza hano bakamubwira ati rero twebwe ntago twakoresha icyongereza ku ishuri ngo tunagikoreshe mu rugo uwo mwana wumviye n'umwana umwe noneho abandi bose bakazajya bivugira ikinyarwanda nubwo bwarangije ari umwana mubi cyane uwo mukozi yarazi icyongereza yarazi icyongereza n'umugandi noneho mabuja nawe bakavugana mu ndimi zabo ntabwo nabyumvaga nubwo mbwo narabimubwiye nabwiye mabuja ndamubwira rero gutya nubwo mbwo rero arangije we ntabwo yamuhaye icyizere ahubwo yagihaye wa mugande mbese we yumvise ko ibyo mubwiye ko mubeshye yumvise ko ibyo mubwiye mubeshye wa muganda uzi ikintu yakoze yahise ashaka kugira ngo anyicishe kukwicisha kukwambura ubuzima ibaze arangambanira ndi kubyumva ubwo nari niryamiye nibere muri stress zanjye n'umwana nasize uburyo mbese ibintu byinshi mu mutwe wanjye hajagaraye ku buryo nageraga kuburi nkaryama umuntu akabazi koko ndyamye nsinzire ariko ndi kumva hamagara umutipe aramubwira ubwo hari cya kiroba gikuramo amazi mo hasi ntuza moteri ikurura generati ikurura ubwo bari bataragipfuka neza amubwira ukuntu bari bunjugunyemo ndabyumva njye nagize ubwoba ndavuga rero nta kintu kiruta ubuzima none ubwo urumva ko naganirije mabuja ikintu kinjyanye ntiyabiha agaciro ahubwo agaha wa wundi twakoranaga kandi none ibyo bavuganaga byose ntabwo nabyumvaga bavuganaga mu ndimi zabo nubwo ngo rero ndangije ubwo urumva namaze kuko byumva gahunda zose uko zimeze yangambaniye nahise mfata ibintu byanjye ndagenda ariko ngisohoka igipangu ndi gupakinga narabwiye muze murebe mutavuga ko ari ikintu cyanyu ntwaye nubwo ngarangije aca ku ruhande ahamagara mabuja tese ko uyu mukobwa agiye bimeze gute arangije ati mumuhagarike ntagende ntaraza kubera njye nari nigira ubwoba n'ukuri nubwo ngo ndangije mfata ibintu byanjye ndasohoka ndagenda ubwo ngeze imbere ndamubwira rero njyewe nagiye ngeze ugiye gute ngo buretse kugenda kubera njye nabonye ko ibyo namubwiye atabiha agaciro ntekereza zana n'ukuntu numvise uwo mugagandi ngambaniye n'undi muntu nsanga nshobora kuhatakariza ubuzima ndavuga ibintu nibishakwa niba hano byanze nzashakira n'ahandi ariko njye ntazi koko mfite ikibazo ntwite ubwo ndagenda maze ukwezi mavuye
ntangira kumva mu buzima bwanjye, ntangira kumva sinzi ibintu byo kurya. Nibwo nagendaga ngura akantu muri privé nkora test nsanga narasamye. Ariko uwo musore ikintu namukundiye yarabyumvishe, naramuhamagaye ndamubwira shambwiye ko uzamemukira none ndabibonye. Se ni kuri avugaga ko uzamemukira. Ndamubwira urazi ko nteye inda. Arangije arambwira ngo ibyo sibyo kuvugira kuri telefone, ushaka umunsi tuzahure tuvugane. Ndamubwira nta kibazo, ubwo umunsi turahura. Tumaze guhura urumva nta bucuti twari dufitanye. Ubwo tumaze guhura arangije arambwira ati ndaguha amafaranga indiye kure ndibuka amaye 15,000 gukuremo inda. Nkuremo inda. Yego. Ndavuga se ngira icyaha cyo kuba nayitwaye nubwo ntabigizemo uruhare nkuremo n'inda. Urumva ko ubwo umwana wa mbere nagerageje kwikuramo n'ibiti by'ibinyarwanda. Ntekereza ukuntu byigeze gushaka kunyica, ndasamba ndaruka, mbese n'ibitabapfa ariko ntibamenya ibyari byo. Ndangije ndavuga aho ya ntago nakongera kubikora. Kongo ndatwita, ndabyara, ndatwita. Ubwo urumva nari maze kugera imyaka, nari maze kugera nk'imyaka yo kuba nabyara nkarera. Nubwo ndangije ndagenda kwa muganga ndipimisha. Ubwo wa musore arandakarira, ubwo yarampamagaraga akambaza se byarakunze, nabwira wapi ntabwo byakunze. Njyewe natekereje ukuntu mbere nagerageje kuyikuramo ukuntu byangize. Ndangije ntekereza ukuntu nshobora kuyikuramo ikaba yanampitatana n'umwana mfite. Ndavuga aho ya ubwo naragiye ubwo amafaranga nkagenda negeranya ngurutuntu. None ndaceceka ndabwira rero umuntu wamuhaye amafaranga nkuremo inda nuvuga ko atashakaga umwana. Ntago nakongera kumuhamagara, naragenda aceceka ndabyihorera. Noneho hari icyaha gishobora kuba cyaramuriye nk'umuntu nabibwiye nyuma akazajya ampamagara. We yampamagaraga ntamuhamagara, njyewe naramwihoreye. Nyuma akazajya ampamagara ese byagenze gute, ndamubwira ntago nayikuyemo. Ubwo ngarangije araceceka aranyihorera, ndatwite inda igeze mu mezi 6 hafi 7. Ngiye kubona bana ari ninjoro, se bimeze gute? Ndamubwira njyewe ndaho nyine ndenda kubyara. Arangije nsaba imbabazi cyane, arambwira ati ntuzakora icyo cyaha, mu bushobozi bwanjye umwana nzamurera, ndabizi ko ari njye wiguteye ariko umwana nzamurera. Ndumva ko nta kibazo. Ubwo umwana ngira gutya ndamubyara, nawe mbyara umukobwa. Ubwo maze kubyara umukobwa mbyara n'umukobwa mwiza, mbese bose n'abakobwa beza. Ubwo aramfasha mu bushobozi bwe, aramfasha. Yari umwana wa boss aho ngaho. Yego. Nyirabuje se yakubuje yigeze abimenya? Barabimenye. Kuba afite umwana. Barabimenye. Barabimenye. Ubwo nyuma yaje kugera aho ngaho arangije arambwira atari ko ati mu rugo ntihazagire n'umuntu n'uyu n'umumenya ko twabyaranye. Ubwo rero nyuma ariko baje kubimenya. Umwana ari na mukuru. Ubwo aramfasha ndaho ngaho mu cyaro. Ubwo nasubiye kwa mama. Aramfasha mu bushobozi bwe, nta kazi keza yari afite, nibwo yarakirangiza kwiga. Ubwo umwana agejeje nko mu myaka 3. Ariko yaramfashe mu bushobozi bwe pe. Umwana agejeje mu myaka 3. Arangije arambwira ati umwana wanjye ugomba kumumpa akajya ku ishuri. Umwana ajya ku ishuri afite imyaka 3. Narebye ubushobozi bwanjye nsanga nta bushobozi mfite. Ndangije ndatekereza wa muntu yarize kandi yiga mu ishuri ryiza, ntago ni mu mwana aziga mu ishuri ribi. Njyewe navugaga ku bintu byerekeranye n'ishuri. Ubwo umwana ndangije ndamumuha. Ahubwo nabanje kugisha inama mama arangije ati ntago bishoboka, umwana umubyare hano uramujyanye. Ndareba abana 2. Uyu wa mbere nta muntu n'umwe nzavuga ngo mfashe iki, n'umwana wa 2 ndavuga hoya mwana ngira gutya. Ndagenda ubwo mpisha mama
mpisha ko umwana mujyanye kwa papa we, ubwo mfata utwenda duke dushaka, ubwo namujyanye nafashe utwenda duke nanze gutwara ibintu byinshi ku buryo mama ataribone kuko umwana mujyanye. Umwana ndagenda muhereza papa we. Ahubwo gakara umuntu mu muryango wari bavuganye aramubwira ati urabona ndi umusore ntago nabana n'umwana kaka n'umwana w'umukobwa mumfashe. Ngo ubwo umwana amujyanye kwa nyirasenge. Ngo twamaranye n'icyumweru. Kwa mushiki w'uwo musore. Nyirasenge w'umuhungu. Yego. Ngo ubwo umwana ndagenda mu marana y'icyumweru. Ariko nababare cyane. Naho ngaho. Ngo naramugejeje umwana batangira kumumbuza tukiri kumwe. Kandi none kubuza. Yego. Ni umwana ajyaga muri po bakambira ati hoya yabaye mukuru. Numara kugenda azajya bikorerwa nande. Ku munsi wo kuhavugwa n'amazi cyumweru. Nabaje se ko namuzanye igihe cy'ishuri kigeze. Kandi yambwiye koko ninamuha nzirwariza nzabigenza gute. Umwana musiga amagahinda kenshi. Ntishimye kubera nabonaga atazazagira ubuzima bwiza. Ku mwana ndamusiga ndagenda. Noneho umwana nyuma nkazajya nza kumureba. Abaturanyi nibo bambwiye ati umwana we nutamukura hano umwana washobora kuzagira toroma ari n'umwana. Baramukubita n'ubwo umwana urumva nabo bahaye ari wa mwana utikora ikintu na kimwe. Ariko kubera kubatinya no kuntu bamuteraga ubwoba nta numwe wamwumvaga. Umwana asigaye ikora ibintu byose mu buriri. Je narabirebye ubwo nasubiyeyo uwo mugore aje kujya Uganda aramamagara arambwira wongeye kujya Uganda kandi uretse ko nta mukozi intunga ugomba kuza gusigarana umwana wawe kuko nutaza gusigarana nawe nta wundi muntu bazasigarana. Byatumye akazi nari ndimo nkareka njya gusigarana nawe. Naravuga ese namara kugenda umwana baramukura ku ishuri ahagarara kwiga. Yego. Ndavuga reka ngende ubwo nzasubira mu kazi yaje. Yaragiye amara icyumweru Uganda. Ngo kugaruka araza asa mwana yarwaye yarantutse cyane ambwira uburyo cyari njye muteye indwara. Abaturage barangije barambwira ati rero kibira nibyo ubonye tubundi kibakubwira yo dahari umwana atakirya kana karabaye nabi nge naragiye naho papa yabaga ndamubwira rero urazi ikibazo ntago mva hano ikibazo cy'umwana ndiko nakidakemutse. Ndamubwira umwana bimeze gutya mbese ndamubwira ibintu byose. Ndamubwira ugomba gufata umwana ukamukura ari ahantu. Nawe yarambwiye ngo ngo nanjye narabibonye ngo ariko mbura icyo nkora. Ibaze kugira ngo nawe yarabibonye. Wewe none yavaga mu kazi mbere kugira ngo agere mu rugo iwe yabanzaga kuza kumureba. No we yabibonaga buri munsi. No bari abantu babikoraga batanihishira barabigaragazaga. Nese ubwo niba umwana waravugaga ngo ubaze umwana w'imyaka 3 barakana gato kakagombwa kugaburirwa. Utamugaburira ntago namugaburiraga. Umwana agasinzira hara kubirya agasinzira agakubita umutwe hasi ntavuga. Ndangije naravuze rero ntago ndibuve hano navuze ntake mu kibazo cy'umwana wanjye. Ndagenda nibwo nabwiraga papa ugomba gukemura ikibazo cy'umwana ameze nabi. Arangije nibwo ambwiraga ngo bira nibyo wabonye ngo nanjye ngo njya mbibona ariko nkabura icyo nkora. Nibwo navuze rero reba ikintu ukora. Nibwo nangaga kuhava ndavuga rero mumumpe mujyane mu cyaro. Arangije arantuka cyane unjyanye umwana ye mu cyaro biki nibijyaranuka cyane ariko ubwo ngubwo nawe yaje kunkorera umwana aramujyana mu rugo iwe. Aramujyana atangira gushaka ubuzima mu rugo iwe ariko kumwe n'umwana. None umwana barabana ariko urabona nyine umwana utabana na mama wiwe abana na papa wiwe ari wa muntu winywera inzoga gatanu nijoro nazi umwana yariye nazi ngo byagenze gutya. Umwana baho kubuzima bubi navuga ngo ndamujyanye bikaba zanduru. Ngo umwana arangije nyine baho za kumenyera papa wiwe ariko muri vacances akamunyemerera kuri telefone atamuma muri vacances akaribwo njya kumufata. Nabwo tugahurira ahantu gutya mu muhanda. Ngo arangije nyuma
umwana amaze gukura aza akazajya nyine agira abantu b'abakobwa baza kumusura, hari uwo bigeze kubana akazajya nkubitira umwana cyane, akamukubita abantu baho ngaho mu gipangu. Hari uwo twigeze guhura abona koko ni mama we naje kumufata ngo mujyanye nyine, ubwo bari baje muri vakansi, duhana nimero kugira ngo njye menya amakuru y'umwana wanjye. Ngo arangije arambwira ati shati mama ke, turazi ko tuzi ubuzima umwana wabayemo, umwana warakubitwa ati bamukubise noneho yambaye ubusa bikesha nk'aba barabikanje. Nuvuga ngo igikomere nababaye kuri wa undi wa mbere, n'ubu ngo akabiri byarambabaje cyane, kuko urumva yabanaga na mama. Buriya abantu b'abakecuru bita ku bana uko biri kose. We yabanaga na mama, n'undi yabanaga n'abakozi, abana n'abantu batandukanye. Noneho ngo umwana arakura ngo amaze kugira igihe kingana iki? Yujuje imyaka 10. Uwa mbere afite 15. Yujuje imyaka 10 yajuje kuri 15 z'ukwa 10. Abayeho gute rero? Abayeho gute? Ubu yarakuze agiye kuzakora cya leta. Noneho abakwase aracyabakwase nyine. Ngewe kubera nubwo yabaga muri ubwo buzima ko amwigishaga mu ishuri ryiza azi indimi. None ubwo rero ndangije bese ngiye iki cyatumye namujyana. Hari igihe najyaga kumuzaza, hari igihe najyaga kumufata gutya muri vakansi, umwana akambwira umubabaro we, ubwo se mujyane mwihorere kumusubizayo. Ese yashatse umugore se? Ubu yarashatse. Mujyane nere kumusubiza, nkibaza se abana babiri nzabashobora gute. Mbese bikaba ari byo bincanga. Umwana nkongera nkamuhenda igihe cyo gusubira ku ishuri, nkamusubizayo akagenda arira, akagenda yanga. Mukase mufata nabi se cyangwa ni se umufata nabi? Icyo gihe yaratarazana umugore. Yego. Ubwo umwana akaza akambwira ibintu buriya wumva nk'umwana avuga kibaza icyo umwana azakura ate, umwana bizagenda gute, bikambabaza bikandya bigashyira kuri cya gikomere cy'uriya mukuru. Umwana akavuga ibintu ndangije. Yavugaga ibiki? Nk'ibyo yabonaga kwase abakobwa yazanaga umwana no yababonaga ntasinzire umwana ahubwo akarararira. Icyo gikomere gusa naje kugeraho nyuma ndamubwira rero ujye umbabarira, ibyo ukora ujye ubikora mu gasozi, ntukazageza kubikora mu maso y'umwana. Cyakora cyo nyuma yaje kugira gutya yaranyumviye mama, niba navuga ngo Imana imumugisha sinzi uko nabona mbivuga, akazajya agenda akabacyura ninjoro mu gicuku, akabazazana ari mu gicuku umwana yaryamye guhamagaraga umukozi akabazaza niba yaryamishije umwana. Noneho abacyuye akabacyura umwana yaryamye yasinziriye. No mu gitondo bakazinduka bagenda ku buryo umwana atari bwongere kubona, kuko byaramukomeretsaga cyane umwana akahangayikira ntanasinzire. Ntiyazanaga nk'umuntu gutyo, ntabwo yigeraga asinzira. Umwana akaza akambwira ibintu byose, numva birambabaje, nkibaza ikintu nakora, nkabura amahitamo ikintu nakora. Nubwo rero umwana arakura. Uyu munsi aho umugabo yamaze gushaka, ubona ubuzima bw'umwana bwarabaye bwiza? Byagezeho birakomera. Ubwo urumva nka gutya nakoraga. Hari igihe navugaga nkagenda nkamugura nk'utwenda, kubera abona abantu nta bintu byo kugurira imyenda abana bazi, nkamugura nk'utwenda. Nkavuga nijya kumufata wenda nzajya mujyana nko mu bantu babona ko ari umwana uturutse nk'ahantu usa neza. Ubwo umwana ndagenda, ubwo aho azaza niyo mugore. Ni ibintu byambabaje na n'isaha bimbabaza cyane. Gute? Ubwo nka gutyo ari nko muri vakanse najya kumuzana agashaka bwa bwenda bwashaje kandi ntavuga ngo ndamujyanye nk'ahantu akambaye, kandi afite imyenda nagiye mugurira myiza. N'iyo myenda yose nagiye mugurira yahise ayitanga. Kubera iki? Sinzi ikintu yabikoreye. Noneho ubwo duherukana, ubu nta nubwo aherukaga no kunsura, amaze nk'imyaka 3.
ngenda nkamusura tugahura mu nzira gutyo ntago ngerayo duhura gutya mu nzira ndabasaba nkaho Grace ko nkumbuye umwana nshaka kumusura namubona gute bo bakama nk'igihe nkagenda tugahura mu nzira barakanumugurira nkamugurira gagataga subira ntabwo ngera mu rugo ntabwo byemerewe ibibazo ubwo niba mwohereje akamwohereza yambaye bwa bwenda bwashaje nkabaze se nuko uzeje wambaye no myenda ati yindi yarayitanze none ataranayitanga umwana ajya kuyambara ati iyo myenda yikuremo akamwambika bwa buntu bwashaje bwa bundi bugukoza isoni mu bantu noneho ndimo umwana ubwo duherukana ko nari mfite imyenda namuguriye ndayimuhanga yambarangije namwe se mama iyi myenda umpaye ni inyambara azongera gutuma nyambara azahita yitanga ntabwo bibwira papa we nta kintu navuga buri umugore n'umugabo n'abantu bamwe mbibwiye umugore mbibwiye umugabo ntago yabyumva yavuga ko ari ibintu byanjye nshaka gushora intambara mu rugo rwabo ko ngumana mugese dukora iki kureba nta mwenda mfite ndi bukwambike muzima urambara iki ibaze kugira ngo umwana atekereze yambwiye mama tugende nitugera mu rugo ndayishyira mu gakapu ubundi nyisohore nyiguhereze ubwo twavuganya ahantu ari bunsange imyenda akayimira kuko nuyinsigira ntago azongera gutuma unyambara ubwo duheruka akantu ubwo iyo yongeye kumusura kubera ubwo bamumaga ntabwo mbese ni inkuru ndende kuri njyewe noneho icyo gihe nabaga ku muvandimwe wanjye ariyo ndi gukora nkora ibyo biraka nabona akazi k'ikede nkagakora nabona akazi ko gukotera nkagakora ubwo ahansa umwana muri vakansi akaza kwa mukuru wanjye vakansi yarangira agasubirayo no mukuru wanjye nawe yaje kumbera ikindi kigeragezo kimwe gikomeye biba ngombwa ko mpava ubu ntago ariho ndi kuva vanava kwa mukuru wanjye umwana ndagenda ngiye kumureba ndasaba najya kumureba tugahurira mu nzira umwana agahora ambwira mama kumusura nk'imeze uzansura y'umwana wanjye mbese bikankomeretsa cyane ukabona ko no mu ishuri yiga atiga neza kubera abahangayitse ntago abana na mukase neza n'igihe kigeze kugera asa nk'urwaye toroma arabacika icyo gihe yaracitse acikira ahantu ku kigo cya gisikirite ahantu bigishije ahantu hari ishuri rya gisikirite bamubonye babona ko atari umwana w'imbobo babonye ko atari umwana w'imbobo baramufata baramuganiriza mubwire se wa mwana ugiye hehe ngiye kureba mama se ugiye kumureba hehe ngiye kumureba se ufite nimero ziwe ndazifite ufite nimero za papa kubera n'ibikomere yahoraga afite mu rugo kwa papa wiwe we yarahavuye mbese mva ko atari bunasubireyo nubwo ngo barangije baramubwire se waduhe nimero za mama wawe ngiye kubona mbona baramuhamagaye icyo gihe ndi muhanga nararembye ariko ngiye kumva numva arampamagara ari kurira cyane atari kubasha kuvuga ndababwire se wampaye umuntu urwaye telefone arangije ugaramumpa ndabwire se umwana urabona yabaye iki koko numva atari kubasha kuvuga arangije ati ndabona afite akabaga ambwiye kagusanze uri he ndamubwira ngiye ndi muhanga imbaraga sinzana nahise nzikura nahise mbyuka vuba ndabwira umwana mufata umukomeze ndaje narabyutse sinigeze zinanakaraba njye naravuze umutima wanjye uratuza maze kukumva ikibazo umwana afite kuko ukuntu yari ari kurira atari kubasha kuvuga numva kafite ikintu gikomeye cyane ndabwira mumufatire baje kumubwira se ufite nimero za papa wawe kubera we ukuntu yari ameze yumva adashaka no gusubiraho bitewe n'ibintu yabonaga aravuga ntazo mfite kandi azizi ni nazo zo nomero yari azi mu mutwe we cyane nomero za papa wiwe kongo ndangije ubwo urumva babanje kumushakisha mu ibanga bucece batabimbwira bageze bamubuze barampamagara barambwira se umwana wabuze ahantu ndabwira hoya ariko ubwo nawe nahamenye njyewe ubwo naravugaga ntabwo nshobora kubabwira ahantu umwana ari batajya kumufata ntaramenye ikibazo umwana yagize nuko ngo ndangije ndajya nibaze nagiye kuva i Muhanga ngera aho baba
bataramenya aho umwana ari, bagakomeza akampamagara ndabahisha, nanga kubabwira. ubwo naragiye ngezeyo, nageze mu masaa 8 naturutse mu rugo mu masaa 3. ubwo ngezeyo umwana arahonga bamwakiriye, banamugaburiye, bamufashe n'ukuri. ubwo mpageze nabo babanza kumata ibibazo, babanyumvisha ukuntu ari njye wabwiye umwana acike. ndavuga ntabyo nzi, umwana ntago nyavugana nawe, nta nubwo naherukaga n'amakuru yiwe. ubwo turanza tubisubiramo, ariko ubwo ngubwo nagera umwana ntago ugeze bamunyereka, banamugaburiye, bamuryamishije. ubwo barangije barambwira se ni gute umwana ungana kuriya yibwiriza kuvuga ngo avuye mu rugo aracitse. ndavuga ntago mbizi, buri afite impamvu yabimuteye, kuko simeruka kuvugana nawe, duherukana yaraje kunsura. ubwo arangije tese waduhaye nimero za Paul, ndababwira ndazibaha. barangije baramuhamagara, baramwibwira turabanaba, umwana wawe arahangaha. mu kanya gato, kubera nizo quartier bari mu nge ntago nari nzizi, mu kanya gato nko minota nk'itanu nagiye kubona mbona papa araje. kimara kuza yaraje asuhuza abantu bose, byaranyorera. ubwo arangije tubisubiramo ibyo umwana ukuntu yacitse, bavuga ukuntu yahageze, aho kugira ngo bavuge ko wenda umwana ashobora kuba yabacitse ku kibazo cyiwe, ahubwo batangira bashyiramo ko ari njyewe wamwoheje. sinakoshya umwana gute, si umwana tudaheruka kuvugana, namwoheje gute? uwo mugabo arangije ngo amushyiramo umutima mubi, nkibaza ukuntu umwana mutoya tutabana namushyiramo umutima mubi, nawe umushyiramo umutima mubi gute? ubwo arangije mbese ibintu byabangamira nk'umwana mu matwi yiwe birangiye, baramubwira umwana araza. umwana bakibona papa we, umwana yararize arabyina cyane, avuga sinshaka gusubira hariya, sinshaka kubana na kana kavuga uwo mudamu. se kubera iki? ntago mbishaka. kurumva ko impamvu hari ikibazo nyine habonaga gikomeye. nubwo bamuzanye papa we yaje n'umwana tutarabasha kuganira ngo menye ikibazo cyabaye ni iki ngiki. ubwo nibwo umwana yariragararira cyane, bamubaza impamvu, we akarira avuga, ntago ajya akunda kuvuga, mbese ubona ko afite ibikomere muri we. buriya ukuntu umwana umubikamo ubwoba, akavugaho kugira ngo mvuge ikintu akakibona mu mutima. ubwo umwana aravuga sinshaka gusubira mu rugo, basi najya kwiga no mu mashuri asanzwe ya leta kugira ngo nsubire mu rugo, ariko nkiga ndi kumwe na mama. mbona umwana yabyize intambara, kandi navuga ko buri gihe gitoya wenda ngahave ajya kwiga muri boarding. mwana ndamubwire se kureba hasigaye igihe gitoya, wareka ukihangana ukarangiza kwiga. papa warangije tese, sinakubwiye ko nurangiza kwiga primaire uzajya kwiga ubana na mama wawe? ubwo sinzi ibyo bavuganye mu ndimi zabo, umwana na papa. yego ngiye kubona mbona baragiye, nta nubwo yigeze anansezeraho. umwana se yaramubwiye ngo genda usezere kuri mama wawe. umwana arazansezeraho, amaze kunsezera aragenda. icyo umwana yabaye tugeze tukiganira sinanakimenya, gusa ubwo ngo bampamagara ngaze kunsuhuza. yaraje mbona aza afite akabaga gasa nabi, mfunguye ndebye nsanga harimo agakariso kamwe, nsanga harimo utubodaboda n'udusogisi. waba koko uri umuntu washutse umwana ukakamubwira sohora ibyo bintu, ukamubwira sohora igikapu cyose? ndabwira ko se koko nk'abantu mushyira mu gaciro, ko muvuga ngo ninjye washutse umwana ngasohoka acike, ubu ninjye mushutse ngasohoke azazane tuno tuntu muri baga, mba namubwiye apakira ibintu byinshi azi, ubu ntibabyumva. nibwo umwana nagiraga amahirwe mbona asubiye. uyu munsi abayeho gute? na n'isaha abayeho nabi, abayeho ku gikomere, ariko tubashe guhura, bambwira mama ko mba numva se iki cyakorwa muri kano kanya muhoza. njyewe ikintu nkora mbese ni ibintu ni nk'umutwaro kuri njyewe.
ubu arantu nikorera naravugaga nimbona nk'ubushobozi kugira ngo nanjye mbane n'umwana wanjye nezererwe urabona mosiyo z'ababyeyi n'abana wenda umwana yishime ko tubana kuko namusezeranyije ko na papa we ngo yarabimubwiye namusezeranyije yuko narangiza primaire wenda secondaire azajya yiga turi kumwe ni byinshi cyane mvuze bwacya bukira ni byinshi niba byarakomerekeje umuntu byinshi cyane umva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya ufite nk'ubushobozi runaka yagufasha nk'iki ikintu yamfasha ni ukuba nabona nk'ahantu mba wenda nk'umwana akazageza nko muri vakansi nk'uko nabimusezeranyije nk'ubu yiga wenda ubu ngubu ufite agatima kari hamwe avuga ati wenda segonderi nziga mbana nzajya njya kwa mama ubu nicyo kintu niyo duhura muri vakansi nkagenda nkamufata rimwe nkamuganiza nkamubwira segonderi uzazajya uza tubana mbese niko kanyamuneza yiga umutima we nawe ujyushyira hamwe umutima wige mbese ubwo namuhumurizaga kugira ngo ajye yiga neza kurikire nk'abandi bana adahangayitse ubwo rero urabona uriya mwana wo mu cyaro ninjye umurihira ibintu byose se ninjye bibazwa nta wundi muntu nabaza ngo mfasha gutya ntabwo ujya utekereza kuba wavuga uti reka nsubire menye abantu babaga muri kiriya gipangu uvuga uti wenda umuntu ushobora kuba yaranteye inda sinzi niba byita kugutera wumva ni umuntu ibyo ari byo byose nabitekerejeho ariko ndangije ndavuga ko cyari igipangu cy'abapangayi ubu bose kuko bari n'umwe nahasanga muri Kigali urumva icyo gihe ni kera ibintu bigenda bihindagurika wasanga nta n'umukino hatuye wasanga nawe undi nyiri inzu atari we ukina afite na ya nzu nibyo bintu njyewe njya nimagina wenda ugitwita ku icyo kintu utagikoze urabona njyewe nkitwita ntabwo nigeze nimagina ko umwana nzamubyara nzamurera ni ibintu nari nishyizemo kuko ko namutwite numvaga atari n'umwana wanjye numvaga atari umwana uri mu nda numvaga ko ari igikoko mbese nuvuga ngo ntabwo nari kuko nzamurera kuko numvaga ukuntu nzabyara umwana ntazi se mbese ni icyo gipangu se mwe mukimazemo igihe nta gihe narimo amaze babaga mu gipangu nta nubwo wari ubazi ntabwo nari imbazi abenshi ntabwo nari imbazi muri bake wari uzi se ntawe ujya ukeka uti mwana ari kubera ntabwo yaba asa runaka wapi ntakirimo wapi hari abantu bibaza bati se mu by'ukuri byo uyu muvandimwe Muhoza avuga nibyo cyane ko hari abo twagiye twumva ngo batwise bitewe no kwihanaguza filime z'abandi gutyo urumva we bita binumvikana n'umuntu wari wakoreyemo masturbation tubyita gutyo cyangwa kwikinisha tujya muri dushe iyo nkuru wumva uyikurura nawe ubwawe kubikura byarananiye niyo mpamvu nagerageje kwiyahura inshuro nyinshi nkagerageza kuvuga ko uwo mwana ashobora kumubyara ngo murere kuko urumva ni ibintu byangoye ni ibintu kubyakirana n'isaha mbese na n'isaha njya mbikura nkumva wapi rwose na mama wanjye nawe umenya hari mama mvatatambaje yabonaga ndi umuntu wishwe n'agahinda nakavuga ati reka ncece kumwihorere na n'isaha nta n'ikintu azi nta na kimwe imyaka 15 ishize imyaka 15 umwana wawe se mubonye ubona bimeze bite ubona ko umwana nk'abandi gusa azi n'ubwenge azi ubwenge arakurikira mu ishuri n'umwana mwiza witonda ariko ko nyine ubona ko ari umwana nawe usa nk'ufite nk'agahinda kubera urabona ukuntu uvukira ku babyeyi ukababona we noneho nta nubwo azi ntago rigera yumva izina papa kuri we urumva ko nawe ari igikomere kuri we biranagoye ko azaryumva biragoye none no baba bambwira ngo mbabwire amazina ya se numvishe no bansubije inyuma cyane ndababwira mushyire rya po wanjye byoroshye
nguko reka tugane ku musozo, reka mbwire umunyarwanda, murundi wumva ururimi rw'ikinyarwanda wese, ni ukuri Benimana mureke dufashe uyu muvandimwe wacu twise Muhoza, si ryo zina rye bwite, wifuza kumufasha rero. Wumvise ibikomere yahuye nabyo, wumvise uruva gusenya yahuye narwo, inshuro ya mbere, iya kabiri, ya gatatu, urumva ni ibintu bikomeye, ni ibikomere gusa, ariko we ubwe arakomeye. Mureke rero tumufashe, ubyifuza reka tuvuge namba wifuza gutanga ni iyi. ndaba Airtel Nta kibazo. 07 3 8 5 2 1 07 8 4 cyangwa reka mbaye na MTN nta kibazo. Okay. 07 8 6 5 8 6 5 8 40 40 8 8. Bivuze neza? Okay. Izina rimwe yanditseho. Cyangwa uzayibona azayibona. Sibyo? Mwakoze kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye, n'iby'umugisha. Ntabwo tuba twabona uko twasobanura uburyo ukunda ibiganiro byacu, uburyo mwita ku bantu bacu. Bajya bampamagara bakambwira bati dore ubuzima bwarahindutse kubera mwebwe. N'uyu mukobwa wacu rero ndamubaragije, mwumve, mutege amatwi, mumugire inama, arabakeneye. Wakoze kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Yego. Murakoze.